ari wowe ugiye gutuma mama Sara cyangwa akiyahura ngiye asarishwa n'iki yaraye atari kurira kubera wowe ngiye abwinzu ndaza kuyimuka mwanzi sikiye bama bazimu ntazi cyangwa tuzahamagara umunyamasengesho nese ni gutuma umuntu yifata akarara ni none si icyo ndi kukuba umunyamasengesho azasengera weho cyangwa mama oya sengera iyi nzu irimo abazimu bafata mama yasengera wowe ufite abazimu batuma aho guteranya kwa gahinda akarara ari kurira injoro cyose nigeze yigeze za kugutakira kugeza anataka agakomera yigeze za kukubwira ko namutera gahinda ngewe tuvuga ko iramini utayumvaga nayumvaga nicyo ndi kukubwira ahubwo dushaka abanyamasengesho basengera iyi nzu irimo imyuka mibi mwizi Yesu mari nukuri mumura mubabaza uzi ko bagira abantu bari kumunika naryo Imana ngiye kumubwira niba umuntu akubujije ikintu inshuro imwe akakikubuza inshuro ebyiri kubu ngubu banciye kujya gupanda ntabwo ahubwo ujye ubona njyayo ujye mbora uheruka kumbona mu mako banjinje iki se ngewe uburaya ntabwo ejo bari gushaka amafaranga y'uburaya nicyo nyine kizatuma yiyahura tu ubwo iminiho ye nawe uri kumva ayituruka niba umubyeyi yakubyaye aba agufitiye impuhwe akawugira impuhwe mpaka uvutse kugeza ukuze noneho ufata imyaka yose yagutunze wenda ugiye guteranya wenda yari ari kunsengera ni wowe uteye agahinda izina ry'Imana uzatarika akaguru kamwe ku mugabo umwe utarika akaguru kamwe ku wundi mugabo w'ahandi nyoko akubwira ibi bintu si byiza buriya yari ari kunsengera atakambira Imana ureba kuzana abagabo mu nzu nibyo bitumye nibyo bitumye ibyo si iby'Irwanda ni ukuri Susana mugore mwiza mugore mwe Susana mvangizo noki wowe ntabwo ari unkumbuye Simeon reka nkubwire uyu munsi noneho mva nkubwire ngenda genda musuru kuja ngukumbura ibiki ndagenda Simeon ndakurira igikapu nigendere urumva neza ndakurira igikapu nigendere nimba ari umugabo naje gushaka naramubonye ntabwo nari nzi ko ari uko mumeze urumva neza mereza igikapu cyanjye wa mugabo ntabwo nabona gufita ariko niko Simeon reka nkubwize ukuri ni gute ngewe hano iyi nzu ingana itya njye mu nguni zose nkaburamo n'ikintu na kimwe cyo kurya ikibazo cy'inzara cyo sinaje se oya basi reka nkubwire ibiryo byo wenda nabyihangana nari mbizi ko unashonje niyo mpamvu nazinana agatunda mvana ibyo bitunda byawe reka mbanze ngusobanure neza uri kunyumva nta kibazo ngewe inzara nshobora kuyihanganira cyangwa agenda mu rugo ngasanga mama yatetse nkarya nkaza nkaryama nose Simeon ngewe nzirongora navuye mu rugo nje gukora iki kurongoraho urabona ko ngubu naje sibyo nunashaka kasa n'amagara wangegera we y'umugabo maze iminsi ngahe ngutegereje hano narakubuze mereza igikapu cyawe Susana mereza Simeon mbabarira mereza Simeon tutabipfa aka kanya nanone ujye ugomba kwifatira umwanzuro umugabo wa mushiki wacu yaraye mu bigenzi bifise wari ubizi ko yaje kuza gucumbika kwa nyirabuko ni ikibazo na Mukamana yaje Mukama we barasaduka aho ngaho utujyaza navugisha umuntu karabutuje tekanye wava uyu mugabo ni intwari ndamubashimiye intwari karabutekanye ibi bintu bikubisobanukirwa wowe ahubwo weho ko ari weho mukuru kubisobanura ngiye ndi kumva nacanga mu kiwe nacanga canze iki igishora cyawe ari kukimara mwiki amavuta iyo wambara igitenge cy'umugore wawe mbese ibyanamwe mwabaye mute ko buryo wafata umugabo wabandi wowe ukamuha ibitenge byawe kagabana amatako si kwa nyirabukwe se hari icyo yikanga ni umukwe wanje mureke muhekeya ese umukwe yambara ibitenge byawe mwese yararakaraba yambaye ubusa ndi gutekereza ikintu gishobora kuba atari cyiza utambwira ko ibintu utekereje nanje ibyo binje ariko Mukamana ari hano ko murarwaye Mukamana se wigeze umubona
sura mugabo hari inkuru mbi yakubwiye yatumye urara urukurira ahari wenda yabaye kuri Mukamana muraje muranyumviriza mwabyanamwe kandi nzabirukana mari nakubwiye murakuze mumvira mu rugo ndabyumva pe ko nyimba mbwira impamvu kandi nawe Simiyo mbabarira nkubwiye ntaho wansiga nje wamusize buretse gato sibyo nimba ari ukukumva narakumvishije umva nyine nkubwira impamvu Simiyo umva nkubwire ni gute umugore urumva neza aba mu nzu wenyine urumva neza icya kabiri inzara ikenda kunyicira hano Simiyo navuye mu rugo nzi ko nje gushaka umugabo rero umva nkubwira umugabo naramubonye ubwenge ndaninenga kuri ibyo ngibyo ariko buri impamvu kuko n'inshingano zo mu buriri zikunanire ariko nawe ubayenje nebyakunaniye n'agahinda Simiyoni mbabarira nawe ubayenge byakunaniye nuko rero ngambwira usigaye ubahe ni ukuvuga ngo nyine mu ruganda baducuraga bwije kabano no mu ruganda wasanga twakoze imirimo ivunanye ugasanga Simiyo kuva byari ukora mu ruganda wowe ibyo bintu byo mu ruganda ni ibiki ko ngiye nari kubyumva ibibaza ibintu usigaye umisha nimba waranahindi ko nguheruka wikorera amatafari hari ahepfo waje gukora mu nganda ryari koko mva nyine nkubwenge umugabo ukunda umugore we hari ukunge macha kugira ngo ntungure umugore wanjye nkamutungura nungura ibiki nyanga gutungura bampembye ntazanzanye nk'ihene utukayeba gafite ihene uzanyirihe nizere ko ubu ngubu noneho uzanye amafaranga ngamereza amafaranga ngiye nyine ubu ngubu ntabwo twahembwa kwa kandi duhinga amafaranga ashaka kuri konti ngo ashaka kuri konti kuri banki noneho tukaza kuzayavanayo nyuma ariko ukwezi kurangiye ntabwo baduhera mana noneho kwa numishe ngukumbuye mva ngo ko nzi ko konti igirwamo n'abakozi ba leta wowe kuva byarufungura koni iyo koni yo wofunguza koni gute nyine rarwana ko karuga umushinwa abashingwa ntabwo bataga amafaranga mu ntoki twebwe turakora tugasinya tugategereza umushahara iyo ukoze usinya ko wakoze warangiza gusinya ugataha nejo ukaza ugasinya amafaranga akaza kuri konti ukaja kuyabika okay rero ngamereza amafaranga ngiye guha kandi amafaranga ari kuri konti mereza hano se ntabwo haya gatunduka kanga Simiyo ibyo bitunda ndabigukubita mu maso nta nubwo ari kamwe ariko nabi sibyo gusa nyine amafaranga ari kuri banki gusa ukwezi ni kurangira ndagazaga nyabikure nyazanye sibyo napfe kukarya ariko banza umbwire nimba ayo mafaranga naza nta n'igiceri cy'atanu uzanye ugomba kumereza nka hano mu nzu tuzajyana nawe wowe no yabikura none sibyo umugore ndagukunda What is social factors are influence that affect and define lifestyle. Social factors are influence ma wewe ufashwe n'ibiki se kandi mukobwa ni nabaye bazimu bagutera ndebera nayo ndimo kwiga none ikaramu y'isishira kandi ejo dufite kwize mu ishuri ako Shanta uruzuye mu mutwe baraharabara neza ugasanga hari kubara nk'aho abandi bana nosima kweri kuri kumbwira ntabwo nuzuye kandi ikaramu ishize ngomba kubikora ako Shanta ubona utari ikigoryi nkaswo ibyo bibazo byose uri kuntura urukona ibibazo byo mu rugo byose nzabyikora kugeza ryari ariko sima kubera ko ubundi undenganya kubera icyo ubundi undenganya barakubwira ikigoryi nkaswo ntukanyuza kuntura ibyo bibazo byose kuko sinabyiviramo ujye ujya gusanga iyo siko yagiye urukumva ujye kumutura ibyo bibazo byose uransaba iki bakubwiye ko nkora hehe curi ibyo byose uzagira aho uza kumbaza isiko aragiye aromonganya aratumutse aragiye akunsigiye nkiyo monganye nawe ngo base bigire n'inzira ubundi papa ari henga rero nitwaye ikaramu kumabona utayitaye ntukajya umyifatishwa wangegeraho nakubwiye ngo ntukajya unzanaho ibibazo byawe nasiko ibyanyikoreza biramagije uri kunyumva neza Shanta umbabarire Yesu mwana nzagira igicucu cy'umukobwa ngiye n'ikigoryi cy'umugabo bihurire hehe koko
Mana kuki wabonye ko ibibazo byose zayanda byikora bikavamo. Shanta sohoka hano. Sohoka Mana ukagira vuba. Bibu bwa mbere bibu bwa nyuma ujya kunzana ubwo bugoryi. Uri kunyumva? Shanta uri kunyumva? Bibu bwa mbere bibu bwa nyuma ujya kunzana ubwo bugoryi. Uri kunyumva? Shanta uri kunyumva? Wanyumvise? Nizere ko ibi bitwi byumvise. Hogasi. Tuhuwe. Shanta. Igira hino nayo kuraya. Uri kurizwa niki? Ndagukubise. Yego. Siwandi kubwira. Bibu bwa mbere. Wangegerawe ko gisa. no tuzajyana rego uyabikure uzayama yose Simeon nani igiceri cyatanu kuyemo si wari unkumbu dore nari nkumbe nuru rukanzu rwamboreyeho ndashaka kugura n'indi igihumura kwavuze ntabwo ubundi se suko uba wiburishije ubundi ngenda kwanga ariko umva mana yanjye ugomba kunyakira nafashe umwanzuro nuko Imana wo kugenda ugafata umwanda ahubwo nimba no kugenda sawa tugenda ni birangira urarya kanze mitana nafungura nange nari ngukumbuye ariko no kumugongo sha mafrabe togo mu ruganda gamvunye umugongo sinzi ko ndabibasha ihangane nukuri akufashe uramfasha niko mukashari wabonye agaparufe yewe ariko babwire nuko Imana noneho usibiri kugaragara neza si winjije mama mu mwuga iki kimara cyora urasha ubwo nta kundi ubu iyani niho ifite ihuriye na uno mugabo kumva isano Ndaranyubutumwa mukashari tugira urugendo rwiza Nirerwe. gaho aho utaha kuriya Ndaranyubutumwa rero mwabana ni umukwe mwiza w'igogo ndamubashimiye wumvisha ari igogo wumvisha neza ari igogo ni mwiza mbega umukobwa wanje yaratomboye mwiza gutera uzi n'amafaranga afite siwundi kuri kuvuga kuvoma uzana amazi duteka ubwo uwo munaniro na yaminiho bifite ahantu biri guhura kaje kwiryamye hatagira n'unyinjirira mu karaso mari ma mwibuze gukoresha agakingirizo bose noneho ubwo Mana yanje abasasikara kwisi muzibuke kuzimya ya matara Yesu ruriya rugo nanjye ibyo rwose ndi kubyumva ariko hagakwiriye kwihangana ukubaka mwana w'amama Suzanne niwe wanyoheje ngo nshake ariko ibi ntabwo njye nabyiviramo nta nubwo nanabivamo iyo umbwira ko ari gutya bimeze ntabwo nari kuhamo iwacu kandi nkatuza wenda uwo mwana akure no kugenda nkamubyara nkamutahana nkemera icyo gisebo cyo ko nabyariye iwacu aho kugira njye kuba ndi kuririra muri rwa rugo mbabarira ababyariye iwabo ntabwo ariko bose baba bari kurira uri kunyumva neza bararerwa ariko bigashira warangiza ukambwira ngo urugo ni rwiza n'urugo ni paradizo ngenda kubwiza ukuri umugabo ajya kuna yaje nta kibazo njye nawe dufitanye ayewe nanzaniye niyo mineke nkagenda arya nkumva umugabo ari kujya amvugiraho mu migani ngo ni miragure ngiye kumva numve aritoye ndi kurya nanjye nashishikaye ngo ubu nawe wibara mu bandi bagore ego mwana urumva aho byari bigeze ngo ubu nawe wibara mu bandi bagore bivuze yuko hari abandi nawe arimo ariko umva rero reka mbwire mukama ni ukuri mbabarira ureka kwiteza abantu sibyo ngenge kwirirwa nicaye muri hanze ndi kurira ngubu ngo ndeke kwiteza abantu
ngenda rebaga nkabona imyaka zarasobanye n'ubwenge. uyu bihe byarahindutse ariko ubwo naninje mukomeje gutaramana ababyeyi barabakera Ibaze kuba Ababyeyi umwana bari wawe abakera. umwana wawe ashobora kuvuga icyo kintu kumva nta n'icyaha akoze nta n'ikosa akoze nta n'ikintu bimubwiye avuze ibintu by'ukuri. Ababyeyi bari abakera niba banahari ni ab'abandi ntabwo ari abacu. abacu bo barahindutse banza barabaguranye ahubwo ariko yemwe ba ubu koko mbatwaye iki mfite icanje ndakigenga Udutwaye namwe iki? mufite ibyanyu murabigenda Udutwaye iki? mumveho ariko mareka nkubaze ubu ni rwo rugero ubuduha ni rwo rugero ubuduha muri uyu mudugudu rugero si rugero kinakugizeni hanyuma si niba byakoze ngiye urabiyobera kwisayidira hari ikikubabaje Nese ngiye kamubaza ndeka nkwibarize izi nguru gusenya uzongera uzuba. ariko kabi Ese wagize uruhare ki kugira ngo zubakwe? nkitonda nkabakuza ubu ngo wunje mwampaye amahoro turabigushimiye mubyeyi waranakoze none ikibazo kiraba ingo z'abakobwa uri gusenya uzajya kuzubaka ko watureze uzajya kuzubaka ni byiza waratureze reka mbabwire ari Simiyoni urugo rwashoboye kurugaburira afite amafaranga menshi mureke nanje ndumeho Hano ari ari Ndaranyubutumwa ari urugo kutugaburira rwararushoboye afite amafaranga menshi mureke nanje numve feeling uko imeraga nyine icyo ngubaza ni kimwe kuri kuvuga ngo bashoboye ingo bashoboye bafite amafaranga menshi ayo mafaranga araho twebwe dukeneye hano byibuze se twaburaye urukureshya ngo baguhereze utwo dufaranga utuzana tudukoresha ariko mwababajwe n'iriya mitsingi itsindagira urukundo yanguriye ko kimwe hari igihe kizansuzugura ugasanga nakiciyemo muno mu nzu cyangwa njye banyishe nibwo bizagenda neza usibeshire bukuntu nzagukuramo iyo kode ubu agahinda abakobwa bawe bafite urakaza agaki agahinda abakobwa bawe bafite urakaza aho bari nibamenye ibi byose bakamenya uko muri iyi bimeze myaka turimo ni ugusaranganya mureke dusaranganye nanje siniyanze mbese waje wishyira mu cyimbo cy'abandi ubwo ari nk'aho ibintu bari kubikora wakwishima icambere cyo arabagaburiraga arabambikaga abana babo bashaga mu mashuri n'amamodoka mureke nanje numva uko Yesu agiraga neza hanyuma rero bari kubikora ibyo ngibyo waba wicaye utuje n'umutima mwiza wabimenye yego wabimenye nyine waba utuje harubona kuruye ngo musare mu mugozi nimba yaje kurara ahangaha nkamucumbikira yarariraza imbeho ari kumutunda wenyine kandi yapfa se mama imbeho ze yishe oya mari nyumva suri mama mu mpagahenge itonde nkubwire wama mahirwe yo kongera kuvuka bwa kabiri navuka ku ngurube cyangwa nkavuka ku mpyisi cyangwa nkavuka ku kindi kinyamaswa bavuga ngo ibya kibozi rakirigatira wowe ntuzandigatire utagira impuhwe ariko ukorera nuko ufite umutwe bashakira ubuso hanyuma se abakobwa bawe bakuru bafitiye impuhwe buriya izo ni impuhwe hari uwo ndakura mu rugo rwose ntibazubatse ngo gikomeye bakobwa banje ndabakunda ndabakunda rwose n'urukundo bakunda rurane rw'urukundo bakunda nabicucumye ako se Mukama wowe ko numva uri kuvuga ibyo ngibyo ndamutse nkubwiye ibyanjye noneho ko umutima wawe wahita uhagarara koko naguze iby'iwanjye ibaze yuko noneho ngewe Simiyoni atagitaha hano nimba nawe araza akakubwira nabi agira ate ni ukuri ntabwo agitaha hano ntawe ukibaha mu rugo iwanjye nanjye ubyumve noneho nahaziye aza yikubiti nyine ashaka kurwana ubona nyine yanasinze noneho n'ibijyanye no kuburira umukuru nabaye isugi uvuze ngo iki nimba nawe wenda hari ibyo mukora akakubwira ko utameze nk'abandi bagore ngewe noneho nabaye n'isugi musewe ibiki bisigaye byaratewe n'abagabo ndabizi se ibyo uri kumbwira ndi kubyumva cyane niyo mpamvu ngomba kukubwira ugakomeza ukihangana nose ubu ngubu koko nkurikije nanjye ibyo uri kumbwira ndi kumva bijya guhura n'iby'iwanjye pe none ubu ndamenya tujya kuvuriza he ndaza nje kukuganya nzi ngo wowe ndahari icyo uri kundusha nawe ngasanga byapfiriye rimwe ndakubwiye ngo nge ndaremerewe nararize ndihanagura ubu uramutse unankubise n'urushyi ubu ntabwo amarira ashobora kuza nge mana banze nge nkiri mu miteto pe umva rero mubwire Mukamana wari uzi n'ikindi tugende tugehe tumanuke tugende tugehe nyine haguruka ariko tugende ahubwo nseke nubutse wakwegeka tugende nose ubu ngubu kuburambwira ngo umuntu arajya kuvuriza he mukecuru tugende inzoka buyoka mana ndakureba amahirwe rwose abazi twatarana